Ikaze kuri YouTube channel yacu. Uyu munsi tugiye kureba ukuntu wakoresha pen tool muri Adobe Illustrator. Ibingibi tubona hano nibyo tugiye kureba ukuntu wabikora ukoresha pen tool. Noneho tugende ku ma tools. Ugiye ku ma tools urakanda cyane ukareba ayandi ma pen tools ufite. Kanza nanjye ku ruhande. Noneho pen tool ya mbere tubona hano shortcut key P. Ugomba kumakinga sure ko uri gukoresha stroke. Hano dufite fill na stroke. Tukanze hano hejuru kuri swap fill and stroke. Stroke yahita igaragara hano, so nta fill dufite. Kanda rimwe kuri space, kazana ku ruhande hasi cyangwa se hano ku ruhande, ugafata kuri shift ukayikanda nurekure, then ukahita ukirika, wahita ukora umurongo uri straight. Ikindi ushobora gukanda rimwe, ukanda hano, ukagenda ukanda ureba kuri ukoresha zino guides. Ushobora kubona ko anchor point yawe ahantu uri buyishyire, bikagufasha gushushanya imirongo cyangwa se gukoresha iyi pen tool neza. Urabona hano ndahita nkanda, no kumuvinga mouse ugakanda, ukamuvinga mouse ugakanda, nago umuvinga mouse oyikanzeho. Noneho turebe shapes ukuntu wazikora. Shape yo ukuntu wabigenza, wakanda rimwe, ukamuvinga mouse, reba aya ma guides itagufasha cyangwa se iyi mirongo y'icyatsi, ugakanda, ukamuvinga hasi, ugakanda, ukayijyana ku ruhande. None ubu ngubu mbashobora kureba uburyo iyi mirongo yose iri buhure neza. Nkahita nkanda, none kanda hanyuma hahandi natangiriye, nkahita nkanda, shape yanjye ihita imera neza. N'izindi shape wazikora no gukanda gusa, nta kindi. Ushobora gufunga uyu murongo ukahita ukora shape ushaka. Tukora inyenyeri nayo wahita ukanda impande zitandukanye, gukora inyenyeri. Igihe wakoze ikosa wahita urikosora nta kibazo. Tukora inyenyeri. None ubu ngubu ya nyenyeri yacu twakoze, ushobora gukanda hano kuri direct selection tool, ugakanda kuri aya ma anchor points. Tuzuminge turebe neza. Urabona ubu ngubu mfite aya ma points yitwa anchor points, tuno tudomo. Noneho ushobora gukanda kuri anchor point, wenda tuvuge iyi ngiyi, ukayikandaho rimwe, ukayimuvinga hejuru cyangwa se ku ruhande ushaka. Ni ukuvuga ngo ushobora gukosora ukanda kuri zino anchor points, ukagenda ukosora iriya shape yawe ukayikora neza ku buryo uyishaka itimera.
cyangwa ushobora no gukanda kuri anchor point rimwe, ukahita ukanda kuri koresha keyboard, ama arrows kuri keyboard, then ukagenda uhindura shape yawe witonze. Noneho katurebe, tugiye kubiselectiona byose dukoresha iyi selection tool, tukabiselectiona gutya, tute tubisiba delete. Noneho katurebe uburyo wakora aya ma curves. Curve ukuntu bigenda, tukande kuri pen tool, wakanda kuri space rimwe, ukazana mouse yawe ku rundi ruhande, ukahita ukanda. Ubu ngubu igihe wakanze ntabwo ugomba kurekura mouse, uvuga ngo nakanda ngakomeza. Noneho manuye mouse hasi, ya curve yahita izamuka, ijyanye hejuru, nizamuye ya curve yahita nizamuye ya curve yamanuka. Manuye mouse, ya curve yanjye yahita izamuka. Iturekura. Ubu ngubu urabona mouse curve yanjye irazamutse. Wazana mouse kuri iyi point hano, gukuraho uyu murongo wa hasi, ku buryo waba ufite ya curve yawe. Tugende turebe yindi curve, iyi ngiyi hano. Pen tool, wakanda rimwe, ukahita ugakanda ugakomeza, ukamuvinga hasi mouse yawe, iriya curve kazamuka, karekura. Noneho ubu ngubu waza ugakanda, ukazamura ya curve yawe, kamanuka. Urabona waba ushobora gukora design nziza cyane, cyangwa se ugakomeza uyu murongo wawukuraho, ugakanda hano ku ruhande, umanuye ya curve yawe yazamuka. Bivuze ko curve igenda kuri opposite direction. Katurebe izindi curves dufite. Ushobora gukanda rimwe, agenda ukamanura hasi, cyangwa se ukazamura ya curve yawe kagenda hasi. Ntabwo ugomba kuzamura cyane, ukarekura. Akangaka ushobora gakuraho, nanone uzamura, akangaka ukagakuraho, ukaza hano ku ruhande, nanone ukazamura, akangaka ukagakuraho. Noneho katurebe iyi mirongo yindi ukuntu wayikora andi ma curves. Tukoresha pen tool, ukanda hano rimwe, ugakanda iyindi shuro,
ubungubu irindi shuro nukanda ntago ugomba kurekura mouse, ukamuvinga mouse hasi, ya curve yawe ikahita izamuka. Noneho akangaka ushobora gakuraho. Urabona impamvu ngiye gukuraho akangaka, iyi anchor point nayikandaho ngakuraho uyu murongo, nshobore gushushanya murongo uri straight. Noneho igihe ndi bushushanye curve, ndakirika akomeza, uyu murongo nanone nkawukuraho, uyu nguyu umanuka. Handles, urabona nshaka gukomeza, nshatse gukomeza gukora umurongo ntago byakunda, kubera ko iyi anchor handle Ctrl Z, uvuga ngo bisaba ko nakuraho uyu murongo, nkanda kora umurongo uri straight. Noneho tubisibe. Tugiye kureba uburyo wakora ibingibi hano, wenda iyi logo ya Nike. Tuyifate tuyishyire hano, ngiye kuyi unlockinga, layer yayo ngiye kuyi unlockinga hano, ngende kuri layer ya kabiri, ku buryo iyi logo ntashobora kuyikirikaho ikagenda. Noneho nkoresha iyi pen tool nanone, stroke yacu nayo dufite, tugiye gushyiramo stroke, tukande kabiri, dushyiremo stroke wenda y'umutuku. Noneho ndakanda hano, kanda, urabona zamuye, manuye curve yanjye yazamuka, zamuye mouse curve yanjye yamanuka. Noneho akangaka nagakuraho, agenda nshushanya iyi logo yanjye yaba straight line. Kanda hano, cyangwa se nshaka kugenda nkanda mu bice bice. Ubungubu kano kadomo nagakandaho, cyangwa se nazana pen tool yanjye hano, nkakanda ku kadomo cyangwa se kuri anchor, ngakuraho ka karongo, none nkakanda ahangaha, afatiraho ku buryo nakora iyi curve ya nyuma. Ubungubu urabona ukuntu curve yanjye imeze, none nahita nyikosora. Ukuntu wayikosora rero, wakandaho, wayiselectiona, ukaza kuri direct selection tool, ukagenda ukanda izi anchor points dufite hano, ukanda kuri anchor point, ukayimuvinga ahantu ushaka, genda uzimuvinga ahantu ushaka. Ikindi, izi anchor handles tuba dufite hano, nazo wagenda uzimuvinga ku buryo zafitinga neza muri igishushanyo cyawe. Izi anchor handles zo turi gukoresha ubungubu, urabona
ushobora kuzistretchinga nkagenda nkosora amakosa amwe n'amwe. Ikindi turi bukore ni iyi ngiyi. Iyi object nayo dukoreshe ibara ry'umuhondo, ikindi tushushanya kamushireho irindi bara wenda ari umutuku kugira rihagaragara neza. Nyongere size, noneho ikintu turi bukore dukomeze gushushanya dukuraho tuno turongo tugenda turengaho. Gahita shushanya ya shape yawe neza. Urabona nyishize ku ruhande uburyo shape tool yaba ifite akamaro mu gushushanya ama logos. Sasa rero tugiye kureba ayandi ma tools hano ku ruhande ikintu yakora. Dushushanye wenda rectangle isanzwe, cyangwa se ushobora no gukoresha pen tool gushushanya square cyangwa se rectangle shape iyo ari yo yose. Ubu ngubu dufite ama anchor points ane ahangaha mu mpande. Ni ukuvuga ngo ugiye kuri direct selection tool uba ushobora kumuvinga izi anchors nk'ubu ngubu ukuntu mubibona. Ariko Ctrl Z ndasubira inyuma. Ariko ubu ngubu nkaze kuri add anchor point, nakanda kuri path, iyi path yanjye uyu murongo, nkongera ama anchors, n'ahangaha nshobora kongera. Ni ukuvuga ngo buri hantu nayongeye izi anchors, nkaze kuri direct selection tool, urabona hahandi nashize ama anchor points haba hashobora guhindura iriya shape. Ushobora gushushanya shape dufite shape yacyo shushanyije, ukanze hano rimwe kongera anchor point, ukoresheje iyi add anchor point. Ni ukuvuga ngo ikurikira delete anchor point, ushobora gukanda kuri delete anchor point, ukaza ahangaha kuri iyi anchor ukayisiba cyangwa se ukayideletinga. Urabona nkanzeho yahita edeletinga. Ubu ngubu nshobora no kudeletinga iyi ngiyi, nkahita mpindura ya shape yanjye. Urabona ni tools zidufasha cyane mu gihe turi mu creatinga ibintu bitandukanye. Noneho uvuga yongera point, yagabanya ama anchor points. Noneho iyi ngiyi ya nyuma katurebe ukuntu twayikoresha. Tuvuge
ngo wenda dufite shape yacu, dukore circle, noneho iyi circle yacu tugiye kuyilokinga, tugende ku ma layers tuyilokinge ku buryo itashobora kugenda. Noneho dusubiye kuri pen tool, ubu ngubu iyi fill turayikuramo, dukoreshe stroke y'umukara, twongere size ya stroke hano hejuru. Noneho ubu ngubu tugiye gushushanya imirongo hano kuri imirongo dukoresha pen tool. Ubu ngubu twagenda kuri convert anchor points tool. Ikintu turi bukore, twagenda tukanda kuri aya ma anchor point, urabona ukanzeho wahita uhindura ya mirongo igakora circle cyangwa se curve. Ushobora gukanda kuri anchor handles ukagenda ukosora ya curve yawe, ukakanda n'aha ngaha. Ubu ngubu ntabwo ndi bukanda aha ngaha, none naza aha ngaha nkakanda nanone, nkakora curve. None mouse nayijyana kuri handle ku buryo iyi handle y'uru ruhande yonyine niyo, iyi curve y'uru ruhande niyo yahita movinga, nkashushanya ya circle yanjye neza nkoresha iyi convert anchor point tool. Igihe ushobora no kuza kuri iyi direct selection tool ukagenda ukosora za curve za ya mirongo yawe, ukahita urakanda kuri anchor point, nanone ugafata ya curve yawe ukayikosora bitewe n'ukuntu ubishaka. Ushobora no kuyimuvinga ahantu hariho hose, ukagenda ukosora ya curve yawe. Murakoze cyane gukurikira. N'ayandi tuzagenda tureba ayandi ma tutorials, ukuntu twakoresha iyi pen tool gukora ama logo no gushushanya ama image atandukanye.